Haleluya, 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 ndongera ndabasuhuje Christina Coleman. Imana rero ibane namwe banyarwanda banyarwandakazi, abantu bose mwumva ikirimi cy'ikinyarwanda, abarundi ndabasuhuje. Rwose mfashe umwanya ngo nze tuganireho gatoya. Twiragije Imana ngo ibane natwe, ngo ikora ibyo ishaka gukora nk'Imana. Haleluya, cyane cyane mwebwe mu gihugu cyo mu Rwanda turabasengeye ngo Imana ibarinde, Imana ibabe hafi, Imana ibagenere, ntagire n'umwe muri mwe mwumva ubu butumwa muzicwa n'inzara. Haleluya, haleluya, Imana ibagire neza, bakomeze cyane. Muri aka kanya rero nje kuvuga, ndakora ikiganiro rwose gitoya, kubera yuko abantu bari kumbaza ati se nta kintu uravuga ko uriya mutegetsi wa Amerika avuye mu Rwanda bite. Nje kugira ikintu mbivugaho gatoya. Donc ruriya rugendo rwa Secretary Blinken, Imana yohereje umuhanuzi wa nyuma. Mwarahanuye, twarahanuye, twaraburiye. Ubwo rero Imana yahisemo kohereza umuntu utari n'umupasiteri, ariko burya Imana ikoresha abantu bose. Uriya rero n'uwari ugiye kuburira, ugiye kuvuga ubuhanuzi bwa nyuma. Mu gitabo cyo Kuva, Imana yaraburiye, iburira Farawo ikoresheje umukozi wayo Moses. Kenshi dusoma muri icyo gitabo, tuvuge nko ku rugero Kuva 8:26 kumanura. Mose ava imbere ya Farawo, arasohoka asaba Uwiteka ati, Uwiteka bigenza uko Mose yavuze, akura ayo marumbo y'ibihugu kuri Farawo no ku bagaragu be no ku bantu be, ntihagira na kimwe gisigara. Farawo yinangira umutima, nubwo nabwo ntiyareka ubwo bwoko ngo bugende. Farawo ni muntu ki? Farawo ni umuntu ufunga ubwoko bw'Imana. Ntabwo muva hano, ntabwo muva mu gihugu cyanjye, ntabwo muva muri Egiputa, muraguma hano, ndabazirika, ndabafunga, ndabagumana. Farawo ni umudigitateri, ntabwo areka ngo umuntu yishyire yizane. Farawo ntakwemerera kwigenga. Farawo ntakwemerera ko wakora ibyemezo byawe bivuye mu mutima. Farawo ni umujura, ashaka gucunga ubuzima bwawe. Ni umuntu nyine ukorera imbaraga zo mu mwijima, udashaka gutanga ubwigenge. Ubwo rero hariya uriya mu Secretary Blinken, nubwo atari umukozi w'Imana, ni umuntu Imana yari yohereje nk'imbuzi ya nyuma. Niyo mpamvu urebye ku mafoto ye, ntabwo yari yajyanywe no guhimbaza, ntabwo yari yajyanywe no kugira ngo agire ibihe byiza. Yewe umubona adaseka, umubona atishimye. Kubera iki? Kuko nawe arareba, azi biri kubera mu gihugu. Erega kiriya gihugu iyo ukigiyemo ufite gushishoza, ufite discernment, umenya ibihabera. Amafoto yafashe na Kagame, amafoto yafashe n'abandi bantu, wabonaga ari seriye cyane, nta kwishima, nta guseka, nta kunezerwa. Kuko si ibyo byari bimujyanye. Yaraje we kubaha warning ya nyuma, yaraje kubaburira bwa nyuma. Ariko urabizi kujyana inkuru nk'iyo, nta nkuru nziza yarajyanye mu Rwanda, yaragiye kuburira. Ariko intore ntabwo ziri kubimenya.
intore ze ziri kurya intsinzi, intore ze zakoresheje amatisheti, zizi ko ibintu biryoshye, zizi ko ibintu ari munangi, bameze nka ba bantu ntabwo mbizi. Twebwe wacu bajyaga baducira umugani ngo ayo uranguraza kuyariza, bakatwohereza kuvoma, tukagenda tukaryoherwa, tukasura abandi bana, tukibagirwa icyatujyanye, tugakina umupira. Nyuma y'amasaha 3-4 ugahinguka wikoreye akajerekani, wagera ku irembo, umuntu w'iwanyu akakubwira ati baragutegereje, ayo uri kugusekesha uraza kuyarira. Nuko bimeze. Ntabwo bamenye icyabaye, ntabwo babonye iriya language. Niki kigiye gukurikiraho? Ikigiye gukurikiraho ni ibihano. Farawo anangiye umutima we. Byagenze gute? Byahise birangira. Iby'Imana yari yarahanuye byahise bisohora. Nuko rero Rwanda nziza, nuko rero Kagame umuhanuzi wa nyuma yavuye ku gihugu cyanyu, ku butaka bwanyu. Ntabwo ari igihe cyo kubyina intsinzi, ntabwo ari igihe cyo kwishima, ni igihe cy'ibyago, ni igihe cyo kurira. Bibiliya ntabwo igitubeshya, igiye kutubwira ibintu biba iyo umuntu yanze kumva. Reka turebe icyabaye kuri Farawo amaze kunangira umutima we. Ibingibi nimbirangiza nta kundi kwigisha rwose, kuko buri muntu wese arahita byumva ibizakurikiraho. Uwiteka abwira Mose ati, bwira abanyayisiraheli basubire inyuma, babambe amahema imbere y'Ipihahironi, hagati y'Imigidoli n'inyanja, imbere ya Barisesofoni, uti imbere y'aho hantu aba ariho mubamba amahema iruhande rw'inyanja. Uwiteka araza akavugana n'ubwoko bwe. Farawo azavuga ngo Abayisiraheli bahabiye mu gihugu, ubutayu burabakingiranye. Farawo ntabwo akigira ubwenge. Iyo amaze kubwirwa akanangira umutima, ntashobora kumenya iby'Imana igiye gukora muri icyo gihugu. Nanjye ndanangira umutima wa Farawo abakurikire. Imana irawunangira kuko Farawo hari ibyago byinshi yateje. Farawo hari ibikorwa bibi yakoze. Farawo hari ibyaha byinshi yakoze, agomba kubibazwa. Imana rero ntimurekura ngo ayive mu ntoki, ahubwo iramufasha kunangira umutima we. Nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose, Abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka. Abisirayeli babigenza gutyo. Nuko umwami wa Egiputa bamubwira yuko ubwo bwoko bwacitse. Baraza baramubwira bati, ba bantu wari warafungiranye baratorotse. Umutima wa Farawo n'imitima y'abagaragu be irabuhindukira, barabazanya bati, twakoze iki kurekura Abanyayisiraheli bakava mu buretwa twabakoreshaga? Batangira kubirogrete. Nuko Farawo atunganisha igare rye ry'intambara, ajyana abantu be. Farawo akunda intambara. Farawo ahora mu ntambara. Ubwoko bwari bwambutse bugiye nkaho yabaretse bakagenda mu mahoro, anangira umutima we, aravuga ati reka njye gutangiza indi ntambara. Nuko Farawo ajyana amagare ye y'intambara y'Abanyayegiputa yose, n'abatware bategeka abayirwaniramo bose. Uwiteka anangiza umutima wa Farawo umwami wa Egiputa, akurikira Abanyayisiraheli
kuko abanyayisiraheli bari bavuye muri Egiputa bateze amaboko. Wabyumvise ko Imana ariyo imunangira umutima. Ibyo mubona byose biri kwa mu Rwanda, ntimugire ngo ni satani. Hari movie Imana iri kwandika. Wowe hagarara urebe ukuntu igiye kurangira. Kuko iyo umuhanuzi wa nyuma ahavuye, ni ukuvuga ko igisigaye ni uko Imana izana judgment ikayisuka muri icyo gihugu. Haleluya, ndababwiye ukwezi kwa 10 ko kwizihiza igihe bafashe igihugu ntabwo bizaba ari ibintu biryoshye, kuko ibintu biri kwagiserera, ibintu biri kwihuta. Imana iri kubyihutisha. Uwiteka nangira rero umutima wa Farawo umwami wa Egiputa akurikira Abisirayeli, kuko Abisirayeli bari bavuye muri Egiputa bateze amaboko. Abanyaegiputa babakurikirishiriza amafarashi n'amagare bya Farawo byose, n'abahetswe n'amafarashi be n'izindi ngabo ze zose. Babafatira babambye amahema ku nyanja iruhande rw'Ipihahiroti imbere y'Ibarisefoni. Akurikiye abana b'Imana, yanze kuva ku izima, anangiye umutima, yanze kurekura imfungwa, yanze kurekura rusesabagina, ntashaka kureka. Ariko Imana ifite umugambi. Umurongo wa 10 mu gice cya 14 haratubwira ngo Farawo abatuze, abanyayisiraheli bubura amaso, babona abanyaegiputa bahuriye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisiraheli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, ese ntamva zari ziri muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Ni iki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Si ibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti, tureke dukorere abanyaegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera abanyaegiputa kuruta uko twaza tugapfira mu butayu. Bona abana b'abantu ntabwo bari kureba ko Imana iri kurwana intambara yo mu rwego rwo hejuru cyane. Ntabwo bari basobanukirwa. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyaegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Iyi ntambara irabiye Uwiteka, kuko Uwiteka niwe bafitanye urubanza. Iyo ugiye ugafunga abantu b'Imana, iyo ugiye ugafunga inzirakarengane, iyo ugiye ukica ukarembura ikiremwa muntu ukakirimbura, ufitanye urubanza nande? Ufitanye urubanza n'Uwiteka. Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira abanyayisiraheli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja, uyigabanye. Wowe Mose, aho uri hose umenye yuko ufite inkoni. Hari ikintu wakora ubwoko bw'Imana bukambuka, hari ikintu wakora Farawo akarohama. Nanjye ndakomeza kunangira imitima y'abanyaegiputa, bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose, no ku magare ye, no ku bahetswe n'amafarashi be. Abanyaegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye, no ku bahetswe n'amafarashi be.
Farawo avuye muri Egiputa ntabwo yagiye ari wenyine, ntabwo yajyanye gusa n'abajyanama be, yajyanye n'abantu bose babicanyi bakoranaga nawe, kuko Imana yari ifite umugambi wo kubarimbura, kandi ikabarimbura muri ako kazu, ikabarimbura muri ako gatsiko, ikabarangiza nta n'umwe urokotse. Iminsi iri imbere igiye kuza, ntabwo Imana ije kuguha imigisha, ntabwo Imana ije kwinginga, Imana iraje kandi izarimbura. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli arahava, ajya inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo. Imana itandukanije ababi n'abeza, ihagaze hagati yabo. Ijya hagati y'ingabo z'Abanyayegiputa n'iz'Abayisiraheli, bariya ibabera igicucu n'umwijima, ariko ku bandi ibabera umucyo ubamurikira nijoro, ntibegerana iryo joro ryose. Abari ku ruhande rw'Imana muri mu mucyo, ariko abari ku ruhande rubi, uruhande rwica, uruhande rushimuta, bari mu mwijima, bari mu mwijima, kandi Imana ihagaze hagati yabo. Marayika w'Imana, aha twahasomye, Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma, amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati yaho yari arahinduka ubutaka bwumutse. Umuyaga uraza ukuraho amazi yose, inyanja ibamo inzira, inyanja ibamo umuhanda. Abisirayeli bajya mu nyanja hagati, baca nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Imana yaraje irema inzira hatari inzira, y'amazi ajya iburyo, y'amazi ajya ibumoso, nuko nyine ababera nk'inkingi bakingira. Abanyayegiputa barabakurikira, ubwo rero Farawo arabibonye ati, reka nkurikire abana b'Imana, naho ntabwo azi yuko inzira y'abana b'Imana umunyabyaha iyo ayiciyemo aranyerera. Amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bose bijya mu nyanja hagati bibakurikiye. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyayegiputa bose bacikamo igikuba. Imana izi ngabo z'abicanyi zose, umunsi izafungura amaso ikabareba, bose bazacika urukendero, bose bazagira ubwoba, nta n'umwe uzabasha kurwana. Akura inziga ku magare yabo, bituma akururika aruhije cyane. Ubwo batwara amagare yabo bikanga gukunda. Abanyayegiputa baravugana bati, duhunge Abisiraheli, kuko Uwiteka arimo abarengera akarwanya Abanyayegiputa. Nibwo bibutse bati, reka dusubire inyuma, reka turekure uriya muntu Rusesabagina, yewe reka tugire gutya, reka tugire na gutya na gutya na gutya. Bazabyibuka ari too late. Uwiteka abwira Mose ati, rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku Banyayegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi babo. Mose abigenza atyo, arambura ukuboko hejuru mu guhurura kwayo, arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo, Abanyayegiputa barayihunga.
uwiteka akunkumurira abanyayegiputa hagati mu nyanja. Imana yarabaretse inangira umutima wabo, bakurikira ubwoko bw'Imana, batsimbarara ku byemezo bafashe. Uyu muntu ni umwicanyi, uyu muntu yaraje yica FNN, araza ababaza abantu bacu. Mwebwe se abo mwirwa mwica buri munsi, mwebwe se abo mwirwa mushimuta buri munsi, Paul Rusesabagina utarisha umuntu n'umwe, Paul Rusesabagina utarashimuse n'umuntu na rimwe, ndakubwiye ngo Imana y'Abayisiraheli izamurwanirira, izamuvugira. Bwiza na bubi muzarekura imfungwa. Tubahaye igihe gito kandi ubu turarangiza dusenga dutegeka amadayimoni yose afunze imfungwa kuzirekura. Amazi rero ugasubizwa ahayo, arenga ku magare no ku bahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikira Abanyayisiraheli. Ntiharokoka n'umwe muri bo, yewe na Farawo arahagwa. Iyo wanze kuva ku ntebe y'ubwami uyikurwaho. Iyo wanze kumvira Imana iraza mukibonanira, kandi yije ntabwo igirana imishyikirano nawe, ahubwo igomba gukora ibyo ikora nk'Imana. Ariko Abisirayeli bacaga hagati mu nyanja nk'uko baca ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Uko niko kuri uwo munsi Uwiteka akijije Abisirayeli Abanyayegiputa. Abisirayeli babona intumbi z'Abanyayegiputa ku nkombe y'inyanja. Mwebwe bantu mwarengagijwe, mwemwe bantu mwarenganijwe, yemwe bantu mwiciwe, yemwe bantu bamwe munafunze, Imana izabagira ubuntu ku buryo muzabona amaherezo y'abaje bakayogoza igihugu. Muzabibona. Abisirayeli babona ibikomeye Uwiteka akoresheje imbaraga ze ku Banyayegiputa. ubwo bwoko butinya Uwiteka, kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Mbasomeye ibyabaye kubanangira imitima yabo. Amateka yisubiramo. Ubu se noneho ni igiki gikurikiraho? Ko Blinken agiye adafunguje Rusesabagina. Mwabonye isura ye, mwabonye agahinda yatahanye, mwabonye umujinya. Dore rero igikurikiyeho ni iki? Igikurikiyeho buriya bagiye gufata ibihano bikakaye. Amafaranga yose bagiye kuyahagarika. Buriya bazarijegitinga nyine u Rwanda. Kandi u Rwanda nibarujugunya n'Uburusiya, mwabyumviye namwe kuri social media, n'Uburusiya buzavuga buti shwi ntabwo tubafata. Ubwo rero Imana yohereje umuhanuzi wa nyuma bakamwanga, nta nubwo byongera kumara kabiri. Imana igiye kuvuduka, Imana igiye kuza yitamurure, Imana igiye kuza irangize ibyo igomba kurangiza. Ariko ibihano biraje vuba, kandi ibi bihano bizafatwa n'isi yose ku mugaragaro. U Rwanda rwerekanye ko ari guverinoma y'abadigitateri. U Rwanda rwerekanye ko nta butabera buba mu gihugu. U Rwanda rwerekanye ububi bwarwo. Ubwo rero bigasa nka bya bindi aho umuntu umwe atuma igihugu cyose kirimbuka. Kurimbuka biraje. Ikintu kibabaje yabaye nibuzi ari umuntu mwavuga muti umuntu turamushyigikiye, ariko urabizi nko mu Rwanda habaye referendumu
kandi bakayikorera, tuvuge wenda nko mu kindi gihugu bakayikorera muri Amerika, abanyarwanda 99% bavuga bati Kagame ntabwo tugushaka, oya ntitugushaka. Ubwo rero kuvuga ko ni umuntu mubi umwe, ibyemezo bye bidafatika, ibyemezo bye byuzuye akarengane, bigiye gutuma igihugu cyose kirimbuka. Banyarwanda, banyarwandakazi, nimukomere cyane. Ikiri mu mutima wanyu Imana irakizi, ikiri mu mutima wanyu turakizi. Uyu munsi rero ni umunsi dufata imbaraga Imana yaduhaye, nta kwinginga. Tugiye kubwira amadayimoni, kuko ariyo karengane afunze abantu, tuyabwiye ngo amadayimoni we, mu izina rya Yesu turagutegetse, ugomba kurekura ubwoko bw'Imana. Dusoza nuko tugiye gusenga. Mana ishobora byose, Mana iriho, yahozeho kandi izahoraho igihe cyose, nukuri wakoze ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda babeho, kugira ngo igihugu gikizwe. Ariko ubutegetsi bubi, ubutegetsi bwica, ubutegetsi burimbura, ubutegetsi bushimuta, ubutegetsi burenganya ubwoko bwawe, ibyo byose ubwo butegetsi bwanze impuhwe zawe, wabutegeye amaboko uvuga uti abanjye nimuze nimungarukire, ariko banangira umutima. Ubwo rero Mana nta kindi gisigaye uretse icyo wateguye, nibibe uko wabigennye. Ariko muri aka kanya dufashe ubutware, aho uri fata imbaraga, fata n'ubutware. Turasenze kandi turategetse ngo mu izina rya Yesu, mwa madayimoni mwe, mwa myuka mwe mibi yo kurenganya, yo guhora, yo kubeshya, mu izina rya Yesu turabafunyanze, turabaziritse, turabafunze, ndetse turanabahanuye. Murahanuka mufunze. Amadayimoni yose ari kuri prison yose turayabwiye ubu. Tubwiye ari mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, ngo mu izina rya Yesu, mwa madayimoni mwe, igihe cyanyu kirarangiye. Nk'uko Mose yafashe inkoni y'ubutware, natwe dufashe inkoni y'ubutware. Turababwiye ngo mu izina rya Yesu ntabwo muzongera gukandamiza abanyarwanda. Tubatwaye imbaraga, tubatwaye uburiganya, imigozi yose mwazirikishaga imfungwa turayicagaguye, kandi turavuze ngo ntibizongere kubaho ukundi. Mwa madayimoni mwe, turabirukanye mu gikuzimu, kandi muragenda mufunzwe, muragenda mwiruka vuba na vuba mu izina rya Yesu. Mana rekura imbaraga zawe, zigende zijye mu mapirizo atandukanye, zigende zijye mu magereza hirya no hino mu gihugu, maze imfungwa zawe zitangire gufungurwa bidatinze. Yego mwene data uri kumwe nanjye uri gusenga, dufite imbaraga hejuru y'amadayimoni. Nta muntu muzima wagenda ngo afunge umuvandimwe we amuziza ubusa. Nta muntu muzima wagenda ngo yice umuvandimwe we, ariko kubera ibintu by'ubusambo, ngo nugenda ukica kanaka, wowe turaguha isambu ye, turaguha inka ye, turaguha inzu ye, turaguha ibintu bye byose. Ubwo busambo, ibyo bikorwa bibi byose, Mana bikoreho birangire. Mana warakoze ntacyo utakoze, waraburiye uraburira, n'uyu munsi watanze umuburo wa nyuma. Turagushimye, uri Imana yarangije igitabo cyayo cyo kuva, ukuye abanya-Israheli mu buretwa. Byose birarangira, Farawo aguye mu nyanja, akaba ariho atabwa, kandi birarangira. Ubwoko bwawe bwambuka inyanja, kandi buzabaho. Bazaba ari bake, ariko bazaba ari bake beza, kandi bazabaho. Ubwo rero murakoze kubana nanjye uyu munsi. Ni Christina Coleman. Ibihe byiza rwose.
turabasengeye ngo mukomere mu mbaraga z'Imana, ngo Imana ibarinde. Imana iri ku ruhande rw'abashaka ukuri, rw'abashaka amahoro. Imana iri ku ruhande rw'abamagana ibikorwa by'ibi byo kurenganya abantu. Imana iri kumwe n'abari kurira bati Imana duha ubutabera, kandi ubutabera buraje. Uretse ikigiye gukurikiraho mu Rwanda niyo story n'abasomeye ya Farawo, ni judgment ikigiye gukurikiraho. Ubwoko bw'Imana bugiye gutabarwa, ariko hazabaho benshi bazagwa mu nyanja nk'uko Farawo nawe ariko byagenze. Imana rero ikomeze kubarinda, ibane namwe, tuzasubira. Bye bye.